igihe cyose Imana itangiye kukuzamura, when God exalts you ukagera kubakomeye, and you get to the greater people, uzirinde umwuka wo kwigereranya, uzagume muri wowe. be you. Wewe twamenye mu bwana, tuzakumenya ushaje ukiri wowe. You from your childhood, be you at your advanced age. Urabona Sister Jeanne, iyo abantu bakuze bakagera ahantu noneho usigara uganira n'abandi basiyo, ikintu cya mbere biga kunywa inzoga kandi batarazinywaga. Ugasanga ngo no umuvinyo ngo bari dukorana barawunywa. None se ko wasanze bawunywa nawe bagasanga unywa amazi, kuki bo badafata amazi wanywaga? Kuki we ugiye kugwa vino yawe? Wasanga abantu bose bagira ibihe byo gusohoka mu mapari bakajya gukina n'abakobwa n'abahungu ngo ni ruya rwego rw'abantu bakomeye, aba businessmen, tugomba kujyana n'inkumi n'abaki tugasohokana. Kuki we batajyana n'abarokore? Ugomba nawe kubazana mu ruhande rwawe, aho we kujya mu ruhande rwawe. Ikintu ugomba kwirinda no kwambara imyambaro yabo. Vuga ngo imyambaro yabo. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye ku murongo 38. Umva amwambitse iki? Imyambaro. Dawidi yaje yambaye imyambaro y'ibwami. Tiyaje aje kureba bene se. Tiyari yambaye utwambaro twe dusanzwe. Bamwambitse iki? Yabaye umwami deja. Yabaye umusirikare deja. Umutima n'amashuri birahuye. Bagiye kumwambika nko graduatinze. Jamais. Ntuzafate diplome utakoreye. Iyo ni plagiat. Kandi ubwo n'ubwibye. Aha, Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero ye y'umuringa ku mutwe. Amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Komeza papa. Dawidi aherako yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yara atarayigeramo n'umunsi n'umwe. Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Inyawe nuko Dawidi agira gute? Arabyiyambura. Tukambara iby'abana niba nabikwambika ngo ye nguri hatari, juso uguzugera mu cyumba ubyiyambure. Turi hatari, Imana niyo hatari. Tuzikompare. Do not ever compare yourself. Imana yagutoranyije uri wowe. God chose the authentic you. Tukabewe. Do not try to conform and be them. Komeza ube wowe. Continue to be authentic. Mugukomera no mukoro. Whether you are great or simple. Authenticity. You remain authentic. Tuzakopi by'abandi. Do not copy things of others. Unless you are trying to learn no gushigikira ibyo bakora and support their work. Ntuzashake kubyigira. But do not try to conform. Ufite kwawe. You have a way of God. And that's what people love you for. Abantu bakunze iyo uniqueness yawe. And people love you because of your uniqueness. Kwimita abandi. Not when you practice and try to imitate others. Kubera iki? Why? Bari imitabo ko babivukanye bo babikora neza kukuruta wowe ubigana. Rero barareba bari abanyirabyo. Ugomba kugumana ko kawe niko gatuma abantu bakureba. The people that you imitate, that's their authenticity. So when you try to act like them, you are faking who you are. But the small you is who people love, and remain with your authenticity.